ntiwavuga ko hagaritse jenoside abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakomeza kwicwa uruhororobo. You can't. ntabwo bavuga ko hagaritse jenoside Yes. abarokotse jenoside bari kwicwa urusorongo. Ni ukuvuga kuri bo iracyakomeza. So that should stop. Nawe nawe yaraje aryungama umusumari, nta kintu nagombaga no kubivugaho kuko umusumari winjiye neza cyane, bigomba guhagarara. Aranabivuga ati byumvikane neza n'abashaka kubigira politics. Wabonye kuva navuga kuri wa mukecuru wa Rukumberi babigizemo politike, bahimba n'indirimbo bagira bate, bandega ngo kuba ngo ndi mu mugambi ngo leta irashaka kwica abahutu. Guri gukangurira abantu gukora jenoside. Kangurira abantu gukora jenoside ikorerwa abandi se, jewe yihese. I am denouncing genocide and you are intimidating me with your political stupidity. I'm not a politician. Ariko ikibazo kinakomeye, abantu bakorera iyi leta batazi umurongo wayo, abo bantu barambabaza cyane. Bamwe ugasanga umuntu ari mu nzego ntabwo yumva ko state ikoresha statement ikayishyira no muri constitution kayivuga ko tuzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Cya kabiri, mu ndahiro umuyobozi wese ugiye mu nzego zifata ibyemezo arahirahira ko azaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko ikintu gikomeye, ikintu cyo guhagarika jenoside, kurimbura ingengabitekerezo yayo, biri mu irangashingiro, mu mahame remezo arindwa na Sena. Uwo niwo murongo ukomeye cyane wa leta. Niba utawumva warasaze, uri urakorera the wrong government. Ntabwo ukomeza kurimbura abatutsi, ntibishoboka. Unaze n'umushinga wo kurimbura abahutu ntushoboka, n'abatwa ntushoboka. Iki gihugu ni icy'abanyarwanda, bagomba kujyamo bakisangamo ari amahoro. Ingengabitekerezo ngo ari politician, ngo you are using the law ngo kugira ngo uburizemo position, bullshit. Your politics niba itareba amateka yacu, uri umwanzi wacu. Ntabwo waza fata amateka yacu yagira ibishingwe. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Erega ni n'ikibazo gihari, n'abafite ikibazo kuri nuza yacu. Ibyo mvuga, baba bari hanze bo baze kunywa kako kabaryame, nibabyuka barambera neza. N'indirimbo bashaka bahimbe nyinshi. Niba ari abo muri leta, they should call me. Ibiganiro nanga ntabwo bikwiye kubazwa mwebwe, bibazwa Mugabe. If you are in security service, you are in this government, you don't understand ikibazo cy'ingengabitekerezo. Nushoboye kumva ububi bwo kwica abarokotse kandi bicwa n'abari barakoze ibi byaha, nushobore no kumenya ikibazo cy'umutekano, nushoboye no kwita ku miyoborere y'iki gihugu, ngo umenye cyarengeze twanyuzemo, you are working for the wrong government. Mugabe, ubwo hafugurwa mbere yo gufungurwa RNIT iterambere fund, ikigega abanyarwanda bashobora kwisigamiramo ku buryo byabateza imbere, baratekereje babona igihugu economy iri growing neza, ariko economy ntabwo iri growing mu buryo bugana. Tumaze iminsi bituganiriza mu baturage hagati, ni ikibona gikwiriye kuba gikorwa kugira ngo economy izamuke,
ibikorwa bitandukanye bikorwe ariko binagere ku bantu bose, ntibibe hagati y'abantu babonye amafaranga yo kubasha gushora imari ku buryo ibyo bintu biza, kuko nimba inama ije umuntu ubashije gukodesha convention center inyungu iraza no kugira ngo ya nyungu igende igere mu Ese bantu bose. convention utekereza yuko ibiryo bagaburira bariya bashyitsi biva he? Biva ku muhinzi wo wa Rubavu w'icya kirayi, biva ku muntu wateye amashunya nuza Mu byangabo mu byangabo, bituruka umuntu wateye ibihumyo Ruhuha, yego bituruka umuntu wohereje amata mu Mutara, bituruka umuntu, mbese hari ibintu byinshi. Ni gutya amafaranga amanuka akagera no mu bantu. Ibyo rero kuba wabonye inama yaje ukavuga uti ni hoteli yunguka iki, no, kandi niyo hoteli nayo iratanga imisoro n'akazi n'akazi. Ibi ntabwo ari ibintu bikomeye gusa, ntabwo ikibazo cya ekonomi y'u Rwanda kiri kuri strategic level, kiri kuri tactical level. Kumenya niba ari n'ibikorwa n'ishoramari tugerageza gukora hanze y'iki gihugu, ni amafaranga angana iki dushobora kuzidrowinga mu gihugu tukayashora mu kindi ahantu tubonye ikiraka, ntibiteze ikibazo hano. Icyo kiba gisigaye. Ibisigaye hariho n'umvishe Prime Minister avuga ingamba zihari, cyane cyane nakunzemo akantu tubiri dukomeye. A process of industrializing Rwanda, gushyiraho inganda nini ziciriritse kandi ukagenda uzifasha rimwe na rimwe ukazikuraho imisoro kugira ngo tugire ibintu duproducinga, dushobore kujyana ku isoko ryo hanze, dushobore kubalansinga our microeconomy. kandi iyo ubibona ubona birimo hope. Yego, kuko barakubwira yuko inganda zizashobora gutangira uburyo ziproducinga ibintu tujyana hanze 2026, which is not bad. Yego, dushonje duhishimye. Thank you so much. Mugabo wakomoje ku bintu uvuga abantu bagutera imijugujugu gutangira ku kiganiro mwagiranye na Pira kijyanye hanini n'amadini. Hari umwe mu banyamadini bavuze ku barasta arabibasira, ariko ngewe nko ku bwanjye personally, yaba ari abantu ba mbere nzi beza ni abarasta bagira umutima mwiza, bagira n'ibikorwa byinshi byo gufasha. Ntekereza ko ari ibintu bikwiriye guha bajyahinduka. Aho nari mbivugiye nuko hari like ibintu uvuga bakakutera amabuye, cyane cyane hari ikiganiro twagiranye mu minsi ishize, mu gihe hari abana bavugaga ko abana babo bangiye kwinjira muri ARG. Dukorana n'ikindi kivuga ku bijyanye n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bakomeje kugirirwa ibikorwa bibambura ubuzima. Twarabyumvishe Rukumbere, turabyumva no mu bice byo mu burengerazuba bw'isi bw'igihugu, cyane cyane muri Rusizi. Ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu yabigarutseho, wenda ntabwo tubitindaho ariko ntabwo nabura icyo mbikubazaho. Avuga ku bijyanye n'ubutabera, avuga ko hari abantu babuze ubutabera kuruta abandi, anavuga ko nibikomeza kugenda nk'uko biri kugenda n'ubundi buryo bwakoreshwa. Urasobanura iki ku byo umukuru w'igihugu yavuze ku munsi w'ejo? Biratanga butumwa ki? Ubutumwa waba umwibariza cyangwa umuvugizi we, yewe icyo ushaka kuvuga ni kimwe gusa kinoroshye. RPF ideologically yubakiye ku guhagarika jenoside. Ahubwo yubakiye ku kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, kuko cyo guhagarika jenoside cyaje nyuma kandi RPF iriho na jenoside itatangira gukorwa. Ibyo ndabyumva, ariko kugeza RPF igeze ku butegetsi yiyemeje guhagarika jenoside, uburyo n'ingengabitekerezo yayo biri muri in our constitution, mu irangashingiro, biri mu mahame yo sena ishinzwe kurinda. Ntiwavuga ko ahagaritse jenoside abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi bakomeza kwicwa uruhororongo. You can't.
ntabwo bavuga ko hahagaritse jenoside Yes. abarokotse jenoside Mm. bari kwicwa urusorongo. Mm. Ni ukuvuga kuri bo iracyakomeza. So that should stop. Nawe nawe yaraje aryungamo umusumari, nta kintu nagombaga no kubivugaho kuko umusumari winjiye neza cyane, bigomba guhagarara. Aranabivuga ati byumvikane neza n'abashaka kubigira politics. Wabonye kuva navuga kuri wa mukecuru wa Rukumberi babigizemo politike, bahimba n'indirimbo bagira bate, bandega ngo kuba ngo ndi mu mugambi ngo leta irashaka kwica abahutu. Guri gukangurira abantu gukora jenoside. Kangurira abantu gukora jenoside ikorerwa abandi se, jewe yihese. I am denouncing genocide and you are intimidating me with your political stupidity. I'm not a politician. Nta kibazo, ariko ikibazo kinakomeye abantu bakorera iyi leta batazi umurongo wayo, abo bantu barambabaza cyane. Bamwe ugasanga umuntu ari mu nzego ntabwo yumva ko state ikoresha statement ikayishyira no muri constitution ikayivuga ko tuzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Cya kabiri, mu ndahiro umuyobozi wese ugiye mu nzego zifata ibyemezo arayirahira ko azaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko ikintu gikomeye, ikintu cyo guhagarika jenoside, kurimbura ingengabitekerezo yayo, biri mu irangashingiro, mu mahame remezo arindwa na Sena. Uwo niwo murongo ukomeye cyane wa leta. Niba utawumva warasaze, uri urakorera the wrong government. Ibintu by'ubukungu na serivisi n'ibiki byose duhereza abaturage n'isuku n'umutekano ni byiza, ariko uwo murongo ugomba kuwumva. Ntabwo byashoboka nta bumwe buhari. Ntibyashoboka, nta kintu twakora kitagira ubumwe. Icya kabiri, ntabwo twakwemera yuko iki gihugu cyahuye n'akarengane gakabije no kubura ubutabera, kandi abanyarwanda bose muri rusange, ariko hakaba ari igice cy'abanyarwanda cyabo cyakomeje kubaho nta butabera. Ubu nonaga ntabwo ari bishobora gukomeza. Tugomba kubaka igihugu kigendera ku mategeko, aho buri munyarwanda wese akibonamo, and every Rwandan should feel safe in this country. Buri munyarwanda agomba kumva atekanye mu gihugu cye cyane. N'abaturarwanda nabo baraza bagatekana. n'abaturarwanda buri munyarwanda wese agomba kwicara akumva aratekanye muri iki gihugu, adakebuka, atagenda yireba ku ijosi ati arunkurikiye. Oya, amategeko agomba kubahirizwa. Kandi none iyo bigeze ku ngengabitekerezo za jenoside, naho amategeko yagize intege nkeya, tugomba to come up with a political solution yo gukemura icyo kibazo. Political solution kubona ari iyi ikwiriye kuba niba warahaniwe ibyaha bya jenoside ukaza ugakomezanya n'ingengabitekerezo za jenoside no kwibasira abarokotse, urasubira mu buzima bwawe bwose. Tugukure hano. Abanyapolitiki rero bashinzwe zo gushaka izo nzira zose, ariko you are an enemy of people and the state. Umwanzi w'abantu n'igihugu. Yes. The state should fight you with all resources. Ibi biderega buretse gatoya, ibi bintu bigomba kuva mu marangamutima cyane. Ntabwo komeza kurimbura abatutsi ntibishoboka. Unaze n'umushinga wo kurimbura abatutsi ntushoboka, n'abatwa ntushoboka. Iki gihugu ni icy'abanyarwanda, bagomba kujyamo bakisangamo ari amahoro, kandi bose ikiryo cya mbere bafite umutekano, ikiryo cya kabiri bakabona byibuze ibyo batetse mu nkono zabo, ikindi abana bagashobora kujya kwiga.
tukagira the best students, tukagira ireme ry'uburezi. tukagira ireme ry'uburezi. Ikindi tugomba kwibanda ku buhinzi n'ubworozi no gushyiraho inganda zituma dushobora kubona ibintu byinshi cyane tujyana hanze. So, ibyo bintu ni amarangamutima arimo, nta mama wararaye, nayihorere shenge, nta no kuvuga ngo dufite iyindi alternative, niyo. Hanyuma sa nk'unsesengurira justice system yo mu Rwanda, ubwire n'ikibazo cyabayemo ku buryo hashobora gukoreshwa ijambo rivuga ngo ubutabera nibudakoreshwa turaza gukoresha ubundi buryo. Ubundi butabera bwagomba gukoreshwa kandi bugatanga n'igisubizo kirambye. Iyo bitangiye kugaragara gutyo nuko barabonetse ikibazo byagenze bite? Ntabwo navuga ko ikibazo cyabonetse, ariko urumva cyane cyane nk'ingengabitekerezo awards ubwira umuntu ibimenyetso. Rero twebwe mu nkiko dukoresha ibimenyetso, amagambo rero biragoye kuyafata nk'ikimenyetso, bisaba kwibanda ku batangabuhamya. Biroroshye ko n'icyaha kitaguhama. Ni nayo mpamvu ubundi biragoye cyane ko classical justice ikemura ikibazo cy'amacakubiri ashingiye kuri jenoside. Classical justice ubwo urakomoza ku butabera busanzwe. Biragoye cyane cyane ku bintu birimo urwango, amacakubiri, ingengabitekerezo yo kurimbura abandi. Hagomba kubaho a way yo kumvikanisha amategeko n'amateka yacu. Tugomba kujyanisha amategeko n'amateka. Ntabwo byashoboka yuko tugira amateka mabi tugashaka kuyirengagiza, reinforming amategeko yacu akaba so progressive, agasiga amateka, kandi ya mateka kidufite ingaruka. Ibyo ni ukubeshya. Do you even understand what I've said? Urabyumvise? Mvuze gutya. Urabyumvise? Nabyumvise muga. Ubutabera bwacu bugomba gushingira ku mategeko, kandi nta muntu uri hejuru y'amategeko muri iki gihugu. Kandi aya mategeko yacu agomba kuba ari informed, agomba kuba hari ibyo akura mu mateka yacu, bigomba kuba bibujijwe n'umurongo usobanutse. Kugira ngo tugire amategeko areba imbere adashingiye ku mateka, kandi amateka kidufiteho inkurikizi, noneho iyo nkurikizi tukabura uko tuyiyambura kubera ko amategeko yacu ameze nk'aho tutigeze tubaho mu mateka twabayeho. Icyo kiba ari ikibazo gikomeye. Kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Dore ko nyakubahwa Honorable Lady Justice warahiye ejo, ibyo binazabyumva neza. Hakwiriye impinduka, kubera ko mu itegeko rishinzwe kurwanya ingengabitekerezo, bagiye abazungu bari kritika, bakabigira political, bakabigira ngo freedom of speech, bakavuga ngo the right to criticize, ngo he or she is a politician, ngo ntiwamurega ngo iki. Bamwe bakavuga ngo ntiwamurega what should I call, ngo ntiwamurega ingengabitekerezo, ngo ari politician, ngo you are using the law ngo kugira ngo uburizemo opposition. Bullshit. Your politics niba itareba amateka yacu, uri umwanzi wacu. Ntabwo waza fata amateka yacu wegera ibishingwe. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Erega ni n'ikibazo gihari, nawe afite ikibazo kuri nuza yacu. Ibyo mvuga, baba bari hanze bo baze kunywa kako kabaryame, nibabyuka baramera neza. N'indirimbo bashaka bahimbe nyinshi. Niba ari abo muri leta, they should call me. Ibiganiro nanga ntabwo bikwiye kubazwa mwebwe.
ibazwa Mugabe. If you are in security service, you are in this government, you don't know understand ikibazo cy'ingengabitekerezo. Nushoboye kumva ububi bwo kwica abarokotse kandi bicwa n'abari barakoze ibi byaha. Nushobore no kumenya ikibazo cy'umutekano. Nushoboye no kwita ku miyoborere y'iki gihugu ngo umenye cyarengeze twanyuzemo. You are working for the wrong government. cyangwa ya spy kuri government yawe ukorera. Spying umuntu ufite ubwenge. Not everybody can be a spy. Wese nk'ubu ngo iyo wumvise CIA mujya mwumva ikomeye. Uragira ngo abantu babizi neza neza ko ari abakozi ba CIA, CIA agent. Ni banga. Benshi baba banayikorera batayizi. Ariko tugiye spy ni akazi kiyubashye ka leta. Repubulika y'u Rwanda. Nujya ubona imodoka nshyashya bagenderamo wese kutayifite Nanjye irashaje. nose utekereza yuko bagwaye inshya wayanga akugomba kuyimerita. Hanyuma ikintu mbaza kinakomeye cyane kuri ibi ngibi n'imihanganiro cyumve neza kugira ngo abatutsi babe target muri 1994 byasabye igihe kinini cy'urwango icengezamatwara birangira na jenoside yakorewe abatutsi ishobotse. Muri iyi minsi n'iki kibaye gituma abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bongera kuba target? Nuko hari itsinda ry'abantu bari i Burayi kandi kubera ko abanyarwanda bafite access kuri social media bahora bigira ngo ni abavugizi b'abahutu bagashaka bagakana jenoside bagashaka no kwifuripinga kuri RPF. Icya kabiri, abantu benshi cyane bari bafite iyo ngengabitekerezo bamaze kuruhuka kurya neza bakamererwa neza bakirara bakumva babyongeye ahubwo nta kibazo. Bariho barogera mu mazi batazi icyo kiyaga ubwoko bwacyo. Ariko aho bari out of reach y'akaboko k'u Rwanda. Bari out of reach y'ukuboko k'u Rwanda ariko ntabwo bari out of reach y'amategeko. Mbese Charleston nari buriya ari out of reach y'amategeko. Uri ibintu byawe nta kintu byakubwiye. Bariya muri jambo SBR bari barakamejeje ngo biyita ngo ni human right activist ariko ari genocide deniers and negotiators abantu bapfobya jenoside bakayihakana bakayigira gute bashaka gucengera muri parlement y'Abafaransa no mu nteko y'Ababiligi no kugira ngo bazagere ibyo abaturage baravuga bati bibananiye batangira kujya gushaka akazi ngo muri European Union qualification zifite akavugareka. None baraba bari mu marira naho Imana n'abagenzi bose bayobotse ko bavugizi b'abahutu. Iki kibazo nicyo. So ndiho ndabasenyera nkasinya n'ingengabitekerezo yabo. Somebody here in the government mugabo aho gaho warengereye narengereye cyangwa you are working for the wrong government. Simvuze ko ndi umwere nashobora kurengera ndi umuntu ariko when it comes to genocide no kurwanya ingengabitekerezo yayo no kuyihana no kugira ngo buri munyarwanda wese yumva ari safe muri iki gihugu ntabwo ndarengera na rimwe. N'ibyo yavuze agasubiramo cyane. none se muga ahantu uri kuvuga hari guca iryo cengezamatwara ko nta regulation ihari biraza kugenda bite? Social media biracyariho na n'uyu munota ngiyeho nabikwereka, ngiye kuri YouTube nabikwereka, ngiye kubi ariya bose akaboko k'ubutabera ntabwo kabyibushye ariko ni karekare aho uri hose kakugeraho. The long arm of the law murarye muri menge. The long arm of the law
will reach you. Erega n'abariye bose gashyiga izabashyigura. Ariko ni gute wowe wakinira ku maraso yamenetse muri iki gihugu 94? None se naho twareka 94 yatagiye kera abari ku rugamba bashaka kuboza iki gihugu. How are you going to do today? Rese twabaho tubyina ka mukerenge. Nabyo nibyo barakora ngo tuzambikwa amababa ngo dusimbuke rimwe ngo iryo joro tuba twarigezemo. That's a lie. That is a lie. Yeah, of course. Ngo twese ngo hariho urubyiruko rujya ruvuga muri comment njya ndubona numva comment yanyandikiye ngo mwebwe abanyarwanda ngo muhora muri ayo mateka yanyu y'amoko ngo niki ngo twebwe urubyiruko turishakira imirimo no gutera imbere. Bullshit! Mugeza hagati amateka arabafata, mugeza hagati mukagaragaza uruhande muriho rw'amateka ni ayacu. Iyo utazi yumva numenya niyo ujya. Urashaka gukira se nguzarusha amafaranga Bill Gates, uzayarushe se Elon Musk, uzayarushe se Sudiata Keita, uzarushe ndetse uzarushe se ubutunzi Mirenge yo ku Ntenyo. None se mukoreye ayo mafaranga ariko mukirimwe amacakubiri, ibyo nimwakongera mukabisenya. What is the problem? Ngo kuko navuze ngo tuzirwana, ariko icyiza navuze kinabirimo n'ubu nabisubiramo. Leta ninanirwa ariko ntisaba ikintu kimwe, cabinet igomba kubivuga, perezida nawe agomba to make himself clear. Ikibazo kigomba guhagarara kandi niba cyitaho tuzirwanaho. Rero bityo navuga nabwiraga leta ko this is an emergency thing, kandi barankundiye. Prime Minister yabivuzeho n'ejo nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuzeho. So barabyemera yuko this is an emergency thing, gikwiye kwitabwaho. Ibyo twakubaka byose hatariho ubumwe, hariho abantu bacicwa, abantu bamwe bumva bari targeted because of who they are historically. Ntibyashoboka rero twubaka amajyambere. Ariko icyo navuze kirumvikana n'ubu nagisubiramo, naho najya mu rukiko nakibura. Nakubwiye ngo ku bintu bijyanye no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ikintu kijyanye no gutuma iki gihugu kibona umutekano, umuturage wese tutitaye ku ndeshyo y'izuru ryawe. Icya gatatu, kwita kureba yuko umunyarwanda abaho neza. Uru ni urugamba tutazasubira inyuma, umurongo waraciwe. There is no way back. Nta gusubira inyuma. Iki gihugu kiratera imbere. Niba wiriwe unaryamye aho uri bubyukire ukareba iki kiganiro, uhite wisubiraho mu masaha yawe y'imiryamire. Iki gihugu kigomba gutera imbere, kigomba kuba gifite umutekano, kigomba kuba kitarangwamo amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside. Abanyarwanda tugomba kuba umwe, hanyuma azabatsinda nawe akikomereza akazi ke akaduhahira cyane rwose, twebwe tukabaho neza. Ibisigaye tukashobora kubikora, inzego zikavamo akajagari, abantu bakarekeraho ibintu by'ubusiru. Stupidity igomba kurangira byanze bikuze. Umunyarwanda wese agomba gucana ku maso, kandi mu gushaka inyungu ze. By the way, sometimes I can be so radical. So radical. Uburyo n'ababasire kwiri mujya mushinja ngo imodoka ngo bayikuye ku Nigeria n'iki. Iyo bayikuye bakayizana bakaba bayituze bayitwaye, Imana ishimwe. I have no problem. Nje ntabwo n'umucamanza wawe uko umuntu yitwara. Pfa gusa kuba utera imbere, tera imbere, kandi iki gihugu kigomba gutera imbere mu buryo bwose.
nubona uwucurika ukamukuramo amadolari ukayazana mu Rwanda genda inshuti yawe kiriya kibazo nta kimwe upfa kutiba umuntu upfa kutabikora mu buryo bunyuranyije amategeko. yego ariko abanyarwanda bagomba guharanira inyungu bakumvamo iyo nyota mu kintu icyo ari cyo cyose ngiyemo ndakuramo iki n'iki cyanjye n'iki kineza imbere ndiho ndubaka njya he ndiho ndajya imbere cyangwa ndajya inyuma dore umwaka uriho urarangira ugomba gusuzuma ibyo umaze kugeraho ugomba niba utarabigeraho byinshi ugomba gushyiraho sitarateji ituma yuko mu nshuti zawe mu bavandimwe mu kazi kawe ugomba kwita ku nyungu zawe fasiti yego ugire ikigare mujye kugwa mujye gutera ibi bintu ndabikuramo izihe nyungu ni gutyo abantu batera imbere ibi bintu ndabikuramo izihe nyungu n'uri mu kabari ndabona ngo leta yongeyeho amasaha ngo y'abanywi muri iyi minsi mikuru tuzasohoka saa 12 za mu gitondo ngaho noneho mu byo gusohoka n'ibyo gutyo wese wibereye muri ako kabari ugomba gutekereza aka kabari ndagakuramo izihe nyungu niba hari abo twasindanye reka dusindane mu gitondo ndabakuramo iyihe bizinesi niba idahari va muri ibyo bintu gutakaza umwanya uriho urarumba uratakaza ubuzima bwawe uratakaza umwanya uriho uranabereye igihugu uri igihombo ku gihugu uri n'igihombo ku muryango wawe uraho ngaho gusa uraturushya tukwishyurira mituweli buri munyarwanda agomba kuvuga ati nk'uyu murima ndimwo guhinga izi dodo ndimwo kugurisha ndazikuramo angahe zizerera igihe kingana iki tekereza inyungu n'iterambere hanyuma abandi tugatekereza ku bumwe umutekano w'iki gihugu tukareba n'iterambere ry'iki gihugu kuko nizera ko ubumwe n'umutekano bibanziriza iterambere yego udafite ubumwe n'umutekano waba ubeshye nta muntu waremewe kwicwa icyo cyo mukiveho reka ndeba muri kamera yawe rwose ntushaka kuyinuga mu jisho nta muntu w'umunyarwanda waremewe kwicwa icyo murakibagirwe buri munyarwanda ubuzima ni nk'ubundi abanyarwanda twese tugomba kuba umwe tugashyira hamwe tukamagana ibibi tukitandukanya n'amateka yacu tukajya imbere tugakira kandi birashoboka cyane ko dukira tudafite n'iyo peteroli n'izo zahabu n'ibyo birashoboka ko dukira dushyize hamwe tukitandukanya n'amateka mabi tugakora tukagira political unity ntabwo gusa ibintu bisaba gusa unity gusa y'abanyarwanda gusa mu kintu kimwe ahubwo no kujya inyuma y'umukuru w'igihugu cyabo mugafatanya kandi akabona yuko ibyo ikintu avuze bitamusaba kujya kugisubiramo ariho ararwana n'abantu bamwe bari corrupt muri iki gihugu ariho ararwana n'abantu bamwe bashyirwamo amafaranga n'ibindi bihugu bifite inyungu mu Rwanda bishaka kuducamo ibice kugira ngo bahire ku butegetsi ariho ararwana na ba gashakabuhake bari hariya bamwe agomba gushinyiriza agaseka akaramukanya nabo akababa inshuti ariko kugira ngo arebe ibiza mu gihugu igihugu gishobora gutera imbere so natwe tugomba kuba united tugatera imbere kandi nta muntu waremewe kwicwa bivuze gatatu iki kintu cyo kwica no kwicwa kigomba kurangira mu Rwanda n'upfuye akajya yicwa n'impfu zindi bisubiremo nta muntu waremewe kwicwa umuntu muri iki gihugu cyacu dufite cyiza umunyarwanda agomba kujya yicwa n'uburwayi busanzwe cyangwa nuko yashaje death iri n'impanuka nazo zikwiriye kugabanuka abantu ntibicwe n'impanuka ibyo ngibyo byo polisi yarankundiye cyane ibirimo cyane n'impanuka zigomba ababishinzwe bakazihagurukira n'abana bajya ku ishuri zebra crossing zikaba ziri marked ubuzima bukarindwa bw'umunyarwanda burahenze ubuzima bw'umunyarwanda burahenze
kugira ngo tugere aho tugeze aha ngaha icyo byadutwaye, so tugomba kubyubakiraho tujya imbere, nta mwanya wo gusubira inyuma mu macakubiri, mu bwicanyi, muri politike z'ubugoryi zireba ku mazuru, zishyize imbere inda nini n'amacakubiri, ahubwo tukaba abanyarwanda bari patriotique kandi bakunda igihugu cyabo, kandi twiteguye gukorana n'ibindi bihugu bya Afurika n'abo dusangiye nabo, tugakotana ku mirimo imwe nabo, uvuye muri Côte d'Ivoire, uvuye muri Senegal, uvuye muri Sudan, uvuye Kenya, uvuye he, tugaharanira twese tugahurira ku isoko rimwe ry'umurimo. Umunyarwanda agomba kuba atsinda KXL, kandi bose muri ibyo bihugu nabo tukabumva. Za politike z'ubugoryi zigomba guhagarara, zigomba guhagarara. Hejuru y'iyi statement nta kintu narenzaho. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe.